yego reka munyemerere mbahe ikaze mbabwira ngo mukomeze mugire ibihe byiza cyane. Rero reka munyemerere dukurikirane ijambo ryiza cyane, ni ijambo rigarutsweho n'abantu benshi binakomeje kugenda biragarukwaho by'umwihariko ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Ni ijambo rivuzwe na Dr Utuma Twishima Jean Paul Abdallah. Ni ijambo rero rikomeje kugenda arivugisha benshi ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye nyuma yuko n'ubundi uyu nguyu uzwi nka Kagarara by'umwihariko akobotse mu bihugu bigiye bitandukanye bya Afurika ubwo yari kugenda atemberana na Ashton Hall. Rero nawe amugarutseho by'umwihariko, gusa amagambo avuze niyo akomeje kugenda ari kuroza ku mbuga nkoranyambaga, ndetse kandi benshi bakomeza kugenda bibaza ibintu byinshi cyane bati ese byagenze gute, n'iki cyabaye. Ndagira ngo rero reka twumve iri jambo, twumve ijambo nyine Dr Utuma Twishima Jean Paul Abdallah agarutse kuri Kagarara. Ni nyuma yuko hari hateguwe inama ya Youth Connect, nyuma yuko baba bari kugenda bahemba benshi mu bagiye bagaragaza imishinga yabo, ndetse kandi imishinga yabo ikagenda neza ndetse ikanagerwa. Reka dukurikire ikiganiro cyose ubwo Dr Minister Nyundi Honorable yakomezaga kugenda agaruka kuri Kagarara. Gusa wowe icyo usabwa ni kimwe, reba hasi ahanditse subscribe uhakande kugira ngo utazajya ucikwa n'amakuru n'ibiganiro nkomeza kugenda nkugezaho umunsi ku wundi. Rero niba warakanda subscribe urakoze cyane, gusa nawe utarakanda subscribe ugerageza uyikande utazajya by'umwihariko ucikwa n'amakuru nkomeza kugenda nkugezaho n'ibiganiro byanjye. Rero ngiye banyita Mr K, iyi ngiyi bayita Mr K Empire. Gerageza rero urebe hasi ahanditse subscribe uhakande ugize dukomeze twibanire umunsi ku wundi. Reka dutangirire muri ubu buryo, gusa nyamuneka wibuke nyine ukande subscribe. Turatangira na Honorable Dr Utuma Twishima Jean Paul Abdallah muri aya magambo ye agira ati: Today we have invited our special influencer Enoch Uwizeye Kagarara. Actually mu Kinyarwanda iyo umuntu yigiraga Kagarara byabaga ari ikintu kibi cyane, ariko Kagarara yahejeje icyubahiro izina Kagarara. So twagutumiye kugira ngo tukwereke ko wahesheje ishema content creators, especially muri kategori y'aba content creators bafite ubumuga. Twifuzaga yuko tuguha icyubahiro uyu munsi ukanaduhembera umwe muri bagenzi bawe watsindiye igihembo uyu munsi. So that's why we invited you. Icya kabiri, ngira ngo nyuma yuko kugutumira turashaka yuko nyine wanadufasha no mu kudesigninga uburyo twubaka politike y'ubuhanzi ariko idaheza, yibuka buri gihe n'igice cy'abahanzi, content creators, artists, people in the creative industry who have disabilities. So I want you to help us to champion our inclusive art policy. So niyo mpamvu twamutumiye. Turanifuza yuko twanamuheraho ubutumwa kimwe n'abandi bose. Twishimira nk'iyo tubonye Merci yaratsinze, yitangiriye umushinga Gen Z Comedy, aratsinda, arakomeza ashaka partnerships, networks. Uyu munsi abantu bose bifuza gukorana na Merci, nkeka ko ari ukubera ikintu kimwe. No kubera ko mu gukora umushinga we yubashye principles. Icyambere guhozaho, ntabwo yigeze acika intege, ahozaho. Icya kabiri ni discipline, ndetse n'icyo nakwita nko gushyira ibirenge hasi. Hari igihe Imana igutera iteka ukagira umugisha ukabona impano, ariko ikaba yatuma ubyangiza mu gihe gito. So twifuzaga yuko umuntu wese ugize opportunity, ugize amahirwe, atabipfusha ubusa, cyane ko turi abantu beza kuguhypinga. We give you a lot of hype. Turagushima rwose, tukagushimagiza, n'ahatari ngombwa tukakogeza. Noneho hari igihe nawe bikurenga ukogera koko. Ni natwe kandi tugaruka nyuma tukaguseka tuti byari iby'umuriro w'amashara, byari ibintu bidashinga. So we want you guys to learn from each other, hanyuma tugashimagiza, tugashyigikira buri gihe umuhanzi cyangwa se an innovator with discipline. N'abamerisi bose baracyari young generation, baracyakura. Ntabwo wavuga ko hari aho uragera,
ariko abakiza batoya, the Kagararas, the Rumagana barimo kubaka ibindi bintu, twifuza yuko mwaba nibura inyenyeri itazima. Turabafite abahanzi, turabafite abahanga, turabafite innovators, tuzana bagatangira bagakora, ariko ngira ngo discipline ikanga. Urugendo rwa discipline rero nirwo ruba rukomeye, tuzagerageze tururinde. So twifuza ko rero twakwakira Kagarara, ariko nawe akamenya ko ni time yo kugira ngo ibyo akora niba asanzwe abikora ntahite abihindura ngo ajye kure yitandukanye nabo yabanaga nabo, hanyuma n'abandi bose bashaka kuba bagira icyo bamufasha. We wanted to tell even the partners, if you want to do something for the people with disability, he can be a very good brand ambassador. So we can really recommend him as long as you find value in his services. So twifuzaga yuko nabyo abantu bazabishobora bazabikora. So ikindi muri iyi sale twatumiyemo abantu nkuko ba Merisi bakomeje kubivuga, the 100 winners of the Aguka Ideation Program nta kindi bazanye. These young people who have won $3,000, they just came with an idea. Kandi twebwe nuko dufite ubushobozi butari bwinshi bwo guhemba ijana gusa, twagahembye benshi cyane. If we had a lot of money, we would have awarded, or we have given a lot of awards to many young people who participated in the TEF business education program. But the problem is that we have a limited amount, a limited budget. We could only afford the 100 awardees. Ariko icyo nabwira urubyiruko rw'u Rwanda, turi mu gihugu aho nibura tubereka proof of concept ko kuzana igitekerezo bishoboka. Mwabonye Eastern Province ariyo yabonye abantu benshi, ariko iyo tubabwira uturere uzasanga akarere ka Kayonza niko gafitemo abana benshi. And we were asking, turi kubireba mbere yuko tubizana hano, why did Kayonza? Ariko iyo unareba twe dukurikira no kumbuga nkoranyambaga, abajene b'Ikayonza itangazo rikorewe muri Minafete bararisharinga hagati yabo, itangazo rikorewe muri Minagiri baragenda bakajya ku kigo cy'urubyiruko bakarisobanura. Ubu Youth Connect Awards twatangaje ko dushaka ko abantu ba-applyinga this year. Abajene mu bimenye impamvu twatangaje ko Youth Connect Awards z'uyu mwaka zirarangira no kwa 7, nuko umufatanyabikorwa wacu ashaka yuko igihembo tugitanga mbere yo kwa 12 k'uyu mwaka. Ubu hari umujene wicaye umva ngo nzabikora, cyangwa biriya hari abo bireba, hari abo bigenewe mwebwe, bigenewe urubyiruko ahariho hose. So ibanga rero abajene b'Ikayonza barusha abandi bajene nuko babifashe nkaho ari inshingano, iyo babonye opportunity bayijyamo, yaba ari ukwiga, yaba ari training, yaba ari gushaka amafaranga, they are there. Mu bajene ba Eastern mwabonye harimo nka 11 ba Kayonza gusa, only the one district, kandi bafite good projects. So nayambabwire ko rero intara mwabonye ziri inyuma, the north and the city of Kigali, nuko abantu batashyizemo imbaraga zikwiye. So twakifuza yuko mwabwira bagenzi banyu, ibigo by'urubyiruko nk'abajene b'Ibugesera bafite the new Imbuto Hub for the youth, ibigo by'urubyiruko nka za Musanze bimeze neza, ahantu hose ari Hanga Hubs. Iyo tushyize hanze itangazo ryuko twifuza urubyiruko rutsindira igihembo, just go there, organize, co-create, mukigishanya hagati yanyu, we are sure ikigaragara iterambere twifuza rero n'urubyiruko rirashoboka. Ku kijyanye na Youth Connect Awards, Youth Connect Awards mwabonye ko igihembo gikuru cyari $25 last year. Uyu munsi twagihanantuye tukigira $15. Nukubera ko twifuzaga ko hahembwa benshi. So buriya twayagabanyije benshi mu bantu bahembwe, kandi muzi ko uyu mwaka nibura abajene 270 kuri buri karere, buri umwe twamuhaye $1,000,000. Twishimira gukomeza gukora ibi bintu kubera ko twakoze ubushakashatsi icyo twise Tracer Survey, dusura imishinga twahembye aya mafaranga, dusanga nibura mu mishinga 10, 7 yose yarakomeje, kandi uwo twahaye $1,000,000
yatweretse ko yamaze kunguka izindi 3 kandi uwakoraga wenyine yari asigaye akorana n'abantu 3, yari yarahaye akazi abandi 3. So nukuvuga ngo bino bintu birakora kandi bibyara umusaruro. Tukaba twifuza ko our partners continue the support so that the Aguka, both Ideation, Youth Connect Awards, Art Connect, Agri Connect, so that we can continue to award these innovators. Icyanyuma nsorezaho nuko uko mugiye gutangira imishinga muzahura n'ibibazo challenges, muzasanga amafaranga ari make, the cost of ibiciro bigura imashini muzasanga byariyongereye, n'ibyo mukoresha muri projects bizaba byariyongereye because of ibintu byinshi bigenda bihari kwisi. Twazanye indi produit yitwa Aguka Youth Fund, aho umujene wifuza nyuma y'izi miliyoni wenda 5 tuguhaye ibihumbi 3 by'idolari ushobora kwifuza izindi miliyoni 5. Ibanga rya mbere nuko umujene ugiye gutangira business, you have to open a bank account from the get-go, from the beginning. You have to work with a bank. Tuzakorana na za sako muri Aguka Youth Fund. Uwabimenya neza kugira bizamworohere, tangira make ya winjiza uyakoreshe muri sako uzakeneramo inguzanyo. You start from there. Hanyuma icya kabiri umenye ko make yose agiye kuri konti, ibyo wacuruje byose bagomba kukwishyura kuri banki, kugira ngo bizakorohere nujya kwa kayanguzanyo tuzashyirayo. Aguka Youth Fund ubu twatangiye pilot, abajene 1400 barapplyinze. Ariko reka mbabwire ibintu bimwe bagiye bapplying. Twarababwiye ngo bapplying basaba amafaranga, hari abavuze yuko bifuza ko kuri 40 bahabwa ya buruse twongeraho. That was nibo benshi abasaba buruse. Kandi tuye twashatse ko musaba amafaranga muri Aguka Youth Fund. Hari abatweretse yuko bakeneye the new iPhones, the iPhones zigezweho. Hari abashaka tickets zo kujya mu gihombe cy'isi. They are so funny ku buryo mu 1400 turimo turascreeninga tugasanga nyine abajene duhora turi abajene, duhora turi urubyiruko, n'ibintu biri serious mwabizanyemo fan. Ariko hari abandi twasanze mu byukuri berekana ko they have been doing business, they have bank accounts, they have been working with the banks and they need money. Ikirimo muri iyo Aguka Youth Fund, umujene ikintu azajya akora gusa ni ukwerekana ko asanzwe akorana na banke. Icya kabiri, asanzwe afite umushinga wanditse ukora neza, ibyo agomba kubasabwa na leta, ipatante n'ibindi byuzuye. Hanyuma wowe usaba amafaranga kugeza ubu kubera ko ikigega kikiri gito, usaba amafaranga kugera kuri miliyoni 10, ariko ukazana cash collateral ukerekana ko nibura mu byo wari usanzwe ukora ufite 10%. Niyo nkayo ngwate gusa, kuko nawe ntabwo waza uvuga ngo nari nsanzwe nkora ariko mfite ubusa none ni mumpe miliyoni 10. Ugomba kwerekana ko at least you have something equaling to 10%. Niyo collateral yawe yonyine. 90% twebwe leta turayishingira ukajya gukora akazi. So iyo niyo uko muzajya mukora mukunguka. That is again the next step. Ukeneye amafaranga mu myaka 3 ntabwo mwemerewe ku applyinga kuri Youth Connect Awards cyangwa indi program yose dukora. Mugende mukoresha ayo ngayo kuko hari abajene bari basanzwe bafite business zuko tubaha amafaranga hano agahita ajya muri Minagri, agahita ajya muri Imbuto Foundation, muri Imari Agri Challenge, ugasanga bahindutse grantpreneurs. They are always looking for grants. They are not doing businesses. They are not using the money in the business, but they are looking for new grants in the market. So we discourage them. We even ask our partners that you need to ask these young people if they haven't figured or featured in one of the programs we have been launching. Twakifuza yuko nabyo abajene namwe mwabimenya. Ubu murabona mwebwe tuzongera kubonana wenda muje mu bintu bya hari gahundi hari nayo ya Alibaba. We ahemba ibihumbi 100 by'idolari ku muntu. Icyo gihe ushobora gutangirira hano, you make your business more professional, so competitive, then you can compete in Alibaba. Cyakora for those in IT,
You can also compete in Hunger Pitch, nayo itanga 50 million, iyo projet yawe iri competitive to the African continent. Nagira ngo rwose mbasabe abahawe amafaranga bajye kuyakoresha, mu by'ukuri iyo ugitangira uriyima. Nge narebye age yanyu, nibwo ntangira kubona koko tumaze gukura, kuko abantu baje hano n'urubyiruko n'abana bato. Ubundi ntabwo abantu bangana kuriya twe dukura ntabwo bari supposed kugira amafaranga. So one of the things that have changed in Rwanda is that even young people as young as you can have money. Icyo tubasaba nuko uko u Rwanda rugenda rutera imbere, rugaragaza icyizere cyo kwiteza imbere, namwe mugende muzane itafari ryanyu mu guteza imbere kw'iki gihugu, mwebwe ubwanyu mwiteza imbere. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika asaba ko byaba ari igihuha uje ukatubwira ngo ukunda igihugu uzanagiteza imbere, wowe ubwawe as an individual utabashije kwiteza imbere. Ubanza kwiteza imbere wowe, bigatuma uteza imbere umuryango wawe, mwakwihuza muri ijana mwarateye imbere, bigahita biteza imbere igihugu. So ngira ngo tuzakomeze iyo nyigisho, utahe ujye kwiteza imbere. Icyanyuma nsorezaho ni kijyanye n'imyitwarire y'urubyiruko, cyane cyane muri iki gihe cya sama cy'impeshyi. Dufite urubyiruko rwinshi rugiye kuza mu biruhuko, namwe mukagenda mukajya muri quartier, abantu benshi baratarama. Nagira nsaba urubyiruko ko iki ni igihe cy'uko umuntu agomba kurushaho kugira discipline. Abajene benshi murajya mu bitaramo, abandi bakajya muri fete zitandukanye. Twagiye turomarika ko twagiye tubona abantu babatumira mu bitaramo bakazanamo n'ibinyobwa bitandukanye. Tugenda tubona ibinyobwa biza mu bitaramo bitandukanye bikica abantu, kubera ko nta muntu wabisuzumye. Ndifuza ko urubyiruko rwacu namwe murimo, nabonye muturuka mu turere dutandukanye, mwongere mudufashe muri mobilisation, tujye tunywa ibintu twizeye ko bimeze neza. Bya bintu byitwa inzoga zikozwe bidakoresheje ubuziranenge, mugerageze mugabanya peti no kunywa ibintu bidasobanutse. Kandi iyi mobilisation yo kubuza abanyarwanda, ababyeyi banyu, abantu bo muri quartier, urundi rubyiruko, tuyifatanye. Turifuza abanyarwanda bazima, turifuza yuko mudakoresha biriya binyobwa bimaze kudutwara abantu. Icya kabiri ni bijyanye n'abantu babahuriza hamwe. Hari ukuntu mubona umuntu akabona izuba ryaravuye ngo nta mvura iraboneka, akihindura umuhanuzi, yarangiza akabatumira ngo ubwo mwagiye mu bikorwa by'ubuhanuzi. Abantu bafite amafaranga nkamwe mufite gutekereza bingana kuriya, ngasanga babashyize nko mu buvumo ngo barimo kubasengera, kubera ko nyine muri mu mpeshyi namwe mubona ko ikibazo cy'ubushyuhe ni bwinshi, ugasanga mwabyemeye. Mbese ndashaka kubagarura ku bintu byitwa amakoraniro no guhurizwa hamwe n'inyigisho bya feke bitasobanutse, bidakwiye urubyiruko rw'u Rwanda. Ibyo nabyo nagira ngo mubyamagane. Mbasaba ko nababona hari umuntu ugiye guhuriza hamwe urubyiruko mu bintu bidasobanutse, bitari kuri gahunda, mwajya muduha amakuru ku gihe. Ntabwo ari byo. Icyanyuma ni kijyanye no kwidagadura. Turi gutegura gahunda y'intore mu biruhuko, aho tuzaza mu mirenge yanyu ahantu hatandukanye, urubyiruko tugasabana narwo. Twakivuje yuko namwe twazabasanga mukadufasha, tukamenya ko aba bana bagiye kujya mu biruhuko nabo bagomba kwiga gukora business, bagomba kugira isuku, bagomba kuba ari abanyarwanda twifuza kuzagira beza. Nifuza ko muzabidufashamo, ariko namwe nk'ibi muba muvanya aha mukabibwira barumuna banyu, mukabibwira imiryango yanyu, kugira ngo discipline twifuza ku banyarwanda ibe ari umuco. Ibi dukora ni byiza, ni ikigaragaza ko igihugu cyacu gishishikajwe no kubashyira imbere, ariko turababara iyo tubonye imyitwarire y'urubyiruko, abarara basinze, izo nzoga zateye zitwa ya mazina. Umuntu w'umugabo, umuntu w'umujene waje i Kigali nkamwe, agataha agiye kwihemba muri ture. Nawe nyumvira ngo ndararira muri ture ebyiri. Bitangira biri fani, abantu babiseka, ariko ugasanga byinshi imitekerereze. Nagira ngo tuzafatanye ibintu tubyange, kandi tubyange nk'abantu bato, nkeka ko tuzahindura igihugu cyacu. So I want to conclude
by thanking our partners. This Youth Connect Award, Art Connect, Aguka Ideation, and all other programs that we share, that we co-create together, have been really instrumental in our youth development model. We thank you for all the support. For those we have reached out to in the later stage of Aguka Youth Fund, we thank you for the contribution for the fund. We also thank you that you are even organizing the rural youth. Nka Seresi turi kumwe hano turi gutekereza ko tugiye gukora the rural youth program ku buryo n'urubyiruko rutabasha kubona computer, the youth in rural areas that can't access, advanced computers, but they can access the minimum telephone. We are going to work towards that. Ndashimira UNICEF iruzuza imyaka 40 iri mu Rwanda, basohoye indirimbo yitwa Kuri buri mwana. Kuri buri mwana, umuntu wese ufite telefone uyu munsi ajye kuri YouTube arebe indirimbo yitwa Kuri buri mwana. It's a great song. It has been crafted and produced by Sherry Silver Foundation with Andiwo Muntu. It's a great song with a great message. Ni indirimbo ifite ubutumwa. Ni indirimbo ifite ubutumwa, muze kuyireba. Kandi we thank you for, first of all, to give jobs to our artists, and number 2, to the idea that young people can strive. And you have done it for 40 years, and we have been part and parcel for that. We thank you for that collaboration. Rubyiruko, abantu bafite amafaranga, hari abo bambwiye ngo bifuza kuzana na ba fiance gufata amafaranga. Reka mbareke ababasize mwifuza kubabwira yuko byaciyemo, kandi tubijeje ko amafaranga yanyu vuba hangaha rwose azagera kuri konti. Muzadutumire gusa mutwereka iterambere mugezeho. Ndabashimiye, umugoroba mwiza.